ahantu twarimo dukorera ikizame kuwa gatatu nasanze kuri isi n'ukwitonda. Umuntu yaratsinzwe ararira aryama muri kaburimbo, aryama imbere y'imodoka, afata basi ni mu nyice. None se amafaranga nazanye hano nize kubera ko nagurishije umurimo, ayo nishyuye ikizamene nagurishije ihene, urugo rurera pe ntago nasubirayo. Aryama muri kaburimbo, baraza baramutera barabatisha, batero bashyirira hira barikomera. Isi rero ishobora no kuguterura utabishaka, ariko turashimira Yesu, muvuge ngo amin. Ajya atanga imbaraga. Rero ubu mubona hari abantu bacitse intege, muzi impamvu? Kureba ikintu kiruri inyuma, ruhindura ijisho gusa, rukakireba, ariko rureba neza cyangwa rureba nabi. Ngo rwarabanje rwitegu, kandi koko umuhanga ni umuntu wamaze kureba isi. Rwaba ngo sinzahindukira, ntazajya guhindukira ngasanga ibyaje bimpiga byangezeho, jewe nge mbireba bitazi ko mbireba. Turashimira Yesu yaduhaye amaso yo kureba ibintu. Yesu ashimwe cyane. Uruvu rwaranyigishije cyane. Ikindi, uruvu kuri iyi si ngo nirwo rugenda rwitonze. Mwararubonye? Rurabanza rukahakanda, rukabati ntasanga haramutse horoshye, hagahita hamanukana. Rurabanza rukaka, iyo rwumvise hatanyeganyega rushyiraho akaguru, rukongera rukagira rutya. Ngo rwararebye rurabati isi bucya ihinduka. Ayo mashini baraya Yesu wayakomye neza. Mbese nta wabimenya, isi bucya bucyana yandi. Nzajya mpagenda rero iyi si nanjye maze kuyireba, ndabana ntisi ngiye kwitondaho, kuko hari n'ukwitonda my friend, kwitonda. Ahantu twarimo dukorera ikizame kuwa gatatu nasanze kuri isi n'ukwitonda. Umuntu yaratsinzwe ararira aryama muri kaburimbo, aryama imbere y'imodoka, afata basi ni mu nyice. None se amafaranga nazanye hano nize kubera ko nagurishije umurimo, ayo nishyuye ikizamene nagurishije ihene, urugo rurera pe ntago nasubirayo. Aryama muri kaburimbo, baraza baramutera barabatisha, batero bashyirira hira barikomera. Isi rero ishobora no kuguterura utabishaka, ariko turashimira Yesu, muvuge ngo amin. Ajya atanga imbaraga. Rero ubu mubona hari abantu bacitse intege, muzi impamvu? Ngo nuko mbere ntago bigeze bitegura isi ngo bashaka imbaraga zizakora mu bihe byose. Ariko iyo dusomye muri Daniel ibice byaho 3 n'umurongo wa 20, sinzi niba mugiye kuhasoma. Daniel ibice 3 n'umurongo wa 20 haravuga ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego igihe bari banze kuramya ikigirwamana, ngo umwami yahise bati mushaka abagabo b'abanyembaraga. Ngo itegeko ryari rimwe, nugushaka abanyembaraga babakura mu majyepfo mu majyaruguru. Ngo bazanye abantu bafite udutuza, bazana abantu b'abanyembaraga, ariko abana nabo nubwo bo bari batunze zitagaragarira abantu, ngo bari baribitseho imbaraga zikora mu bihe byose. Wavuze ngo amina. Ufite imbaraga zikora mu bihe byose, kandi nuza gupima urasanga ikibazo kiriho. Abantu bafite imbaraga zikora igihe gito, akaba afite izikora ku ishuri, akaba zigusubiza igifaransa n'icyongereza, ariko imbere y'umusore akabizaho ntazihari. Ukeneye imbaraga z'Imana. Dushingiye ku bihe turimo, zamura ikiganza ubwira Imana ati muri iyi minsi mpimbaraga, dukeneye imbaraga my friend. Nabajije ikiro cy'ibirayi mu gitondo, sanga harasabwa intege, harasabwa imbaraga my friend. Wowe iwanyu kigeze kuri angahe? Ikiro cy'ibirayi kigeze kuri 700. Ikiro nimweke babwire, kiraza kurya umugabo gisiba undi, kiraza kurya umuntu ufite imbaraga z'Imana. Kuburyo nijoro dusenga mwumvise message, Imana yavuze ngo ibiryo biri gushira, ariko abantu bari kumwe nayo bagiye kurya. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kugira gute? Nawe witeguye kurya? Murakoze. Reka twakire korari, hanyuma turebe niba imbaraga z'ibihe byose zihari.
cyangwa rero jambo wagira ngo ntago narihaswe. Imbaraga z'ibihe byose. Ariko ibyuma biteye ubwoba. Uzi ko bibura ukabona abantu barangiye neza, ariko urasabwa kugira imbaraga z'ibihe byose. Imbaraga z'iki? Imbaraga z'ibihe byose. Kandi nimureke babwire, abana banjye tubana ku gitsure gikomeye. Nunaza no mu rugo uzabibona. Ntago bazakora ku ishakoshi yawe cyangwa bafate telefone, reka cyangwa ngo baze bakurire. Ibyo ni ibintu nateguye mbere, bavukiye mu biganza, ngomba kubibamaramo. Twebwe hari aho twagiye tugiye gusura kera, abana baho bakadukubita, akagukubita ukahava uhunga pe, yakunogeje wasuye. Ntago nzibagirwa urugo rw'umunyamategeko. Umunyamategeko yari yarize i Butare, turamusura icyo gihe, tumusura i Nyamirambo, kurya nyuma sinzabyibagirwa. Noneho yarakinguye, akingura igipangu, urenze kuri girini hari umuhanda w'amabuye uzamuka, niho uwo muntu atuye. Twaragiye turinjira, turabasore babiri, ngo tumare kwinjira, hanyuma we aca mu gikari ngo ajye kudukingurira kuri saro. Murabibuka ba bantu babakinze kuri saro, hanyuma babona umushyitsi bakajya guca mu gikari. Yaciye mu gikari ngo adukingurire. Uwo mwana we nawe aca hepfo, umwana we w'umukobwa sinzamwibagirwa. Umva ijambo yavuze, yaraje arabanza aratureba kuva kwino, arazamuka atureba atavuga, ahita avuga ngo mama, ngo aba baginga babakuye hehe? Tugira ngo birarangiye, nyina badukinguriye kuri saro. Iryo jambo twaryumvise ko turi abaginga, adukingura kuri saro, turinjira. Ngo tumare kwinjira, hari intebe zigusumba wicaramo zikakurenga, ku buryo umuntu uri inyuma yawe akaba utamubona. Umwana icyo gihe nariyogosheshaga nkamaraho, tugiye kumva twumva inyuma tutamubona, ngo akaza mu mutwe neza mu ruhara, ngo agakubita. Noneho ndazamuka ngo ndebe, mbona wa mwana ari inyuma, yunamye inyuma y'intebe. Noneho nyina aravuga ngo hava, ariko ngo avuye kubitashyitse, ngo mama, ngo ku ishuri ni kuri atubikora. Umva yaradukubise, batuzanira fanta. Nimweke babwire, hari ibintu tuvuga mwebwe mukajyo ni burage, ariko my friend ugomba kurera abana uri seriye. Fanta ni mililitire zingahe? Jewe umwana mufatiye ku icupa ryawe, waje wanjye nkakwakiriza fanta nkabona kozeho, turwaniraho ugihari. Jewe abana banjye mbakubita abashyitsi bagihari, aho nta kumbwira ngo no, aho agomba kuzirya kiraho. Wabyumvise? Rero hari ibintu mwebwe muzana ugapfira muri Nyagasani, ku mubiri wemeye ko ari ukuri, ariko imbere mu mutima ubizi ko byakubangamiye. Fanta ni garamanya, fanta n'utuntu duke. Ubundi fanta ntabwo igomba gusangirwa n'abagabo babiri cyangwa se abantu babiri. Fanta ni umuntu umwe. Wabyumvise? Icyo shatse kuvuga ni iki? Shatse kuvuga ko mugomba kwitegura, mugashaka intege zikora mu bihe byose. Buriya tuva hepfo, ibi bihe mubona Imana arizi ko muzahura nabyo. Ahubwo se mwaba mwariteguye mugashaka imbaraga zizakora icyo gihe. Yari bizi ko hari ukwezi mutazacuranga kandi ibyuma bihari. Yari bizi ko hari igihe mutazacuranga kandi abacuranzi bahari. Ibyo bihe none kugira mu bimenye, ubu hari ibindi bihe biri hano bibategereje, mugomba gushaka intege mukazagera muri ibyo bihe. Mwari mubizi? Nimwumva ibihe niteguye. Jewe abana banjye ubu ndabarusha intege, ndababwira ngo nimupfukame bagapfukama, ariko niteguye igihe bazaba bandusha agatuza, jewe nzaba ngihari. Niteguye igihe umukobwa azaba ndusha uburebure, mubwira ngo zana amazi, akaba yavuga ati yihe muzeyi, cyangwa se akajyana n'abandi barangizanyije kaminuza ntakivuga. Ahubwo mfite imbaraga zizakora icyo gihe. Murasabwa intege zizakora hose. Niyo mpamvu rero tugiye kwakira. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Yesu yavuye mu gituro, kandi Imana ikoze igitangaza. Imana ikoze igitangaza. Haleluya. Imana ikoze
natekerezaga ndumva nishimye cyane mu mutima wawe. Amen. Imana iragikoze. Hanyuma mureke twakirane. Amen. Ese waba umushyitsi ari ubwa mbere uteraniye hano muri Rayono, bavuga tukakwakira mu izina rya Yesu. Ari ubwa mbere uteranye cyangwa udaheruka no gutera, wazamura ikiganza cyawe. Imana murasa neza. Mwabuka musuhuza. Nubwo baca mu bikomeye, Imana ifite gahunda yo kubakura mu kaga. Mwavuze ngo amina. Nubwo igifungo cyose wafungwa cyangwa se imyaka yose wakatirwa, ariko uzira ko wavuze ijambo ry'Imana gusa kandi warivuze mu kuri, aho uzajya hose, aho bazagushyira hose, Imana izagukuramo. Bishatse kuvuga iki? Umuntu ashobora kugufataho umugambi mubisha, akakujyana kukuraguriza, akakoherereza ibitega, kuko bakujijije ijambo ry'Imana. Imana ibitega byose ikabihindura ubusa. Wavuze ngo Imana idushyigikire. Wabyumvise? Nakuyemo isomo rikomeye. Rero menya ko icyo bazakuziza nikiba ari ijambo ry'Imana, bazagenda bimyiza imoso. Wabyumvise? Icya kabiri, nta mbaraga zose zibaho zarwanya umugambi w'Imana. Turashimira Imana kuko itabara. Yesu ashimwe cyane. Kandi ifite imfunguzo zifungura ahantu hose. Murabyemeye? Muzamure ikiganza avuge ngo Imana idufashe. Imana idufashe. Hanyuma rero tudatinze, reka twakire Mushumba Christine, hanyuma atambuke azadufashe kwakira abashyitsi. Karibu.